uri kwiyabizwa nkande icyo se ikinyarwanda ico ni ikinyarwanda ko yawe ni ikinyarwanda nyuma yuko burikana kubiza umunwa mu musuwa ico si ikinyarwanda ni ikinyarwanda koko iyo nkuru turayivekinga nk'abanyarwanda dusanga aho tutayumvisha ico si ikinyarwanda mu bitangazamakuru bati ni no stress ibyo bijye tubirenza amaso Can it happen? Hello guys, wowe ugeze kuri YouTube channel yitwa Nyuma na Kajongozi, kora subscribe, share, comment, ujye ureba udukuru tugezweho. Nta kari kantu bababwira siko gutangira. Tubabwira yuko umuntu ugeze hano uba uduhaye inkunga ikomeye cyane kandi natwe tukaguha amakuru gizewe, amakuru gatari ivumbi ndetse n'ibintu bimeze neza cyane nahandi wabisanga uretse kuri Nyuma na Kajongozi. Nkuko Nyuma bivuze, kora subscribe, like, share na comment ubundi wirebere ibintu twikorera. Okay, reka tugaruke muri kwa rugo rw'Imusanze, muraruzi nta rundi Irebero TV. Okay, bivugwa yuko Nsabi bagiye bavuga yuko Irebero TV iri gusenyuka, bavuga ngo ni Nsabi risenyuye, abakinyi bose murabona nabagikoreramo. Sabi hari ukuntu yagize guca. Ego, Yubakira urugo gwe. yego, Yafashe abo muri rugo amaze gukurasha. Ngiyo umwana ngakuze ngavaga mu rugo ngakaja kuba kugwa. yego, niko dusanzwe tubimenyereye no mu rugo. Ababyeyi baragufata bakakubyara bakakurera, wamara gukura ugata urugo ukagenda, ariko si Kaja kuba kugwa. nagusiga wanduranyije cyangwa ngo usige urusenye urusiga ahubwo gubatse bakagusezeraho bakakubwira ati nejo uzagaruke na bukeye bwaho, ndetse n'abashitsi bawe cyangwa n'abagendwa bawe uzanye turabakiriye ntabo duheje. Ikintu caje kumbabaza rero nukuntu waje kuva mu rugo ukabwira nka papa ukabuti ninje wari ukugize ninje urenze nimvamo hano ahubwo muzongera no kurya. Ico nico kibazo gikomeye, ahubwo si ico ngicyo gusa, ukanabwira barumuna bawe n'abashiki bawe ati twigendeye mu rugo rwanyu, tugende tujye mu rugo rwanjye, uru naga ari urugo rwanyu, uru ni urugo rwa data, ntaca maze nitwe twigira, nitwe dukomeye, twivire mu rugo twigendere. ni ikibazo kabisa. Ariko biri kuvuga yuko nanone Sabi yashatse kujana Ncano, Ncano Irebero TV. Yego, ngabari wo yijana, ngabari wo ibiye, urumva una nubundi ngabayobore ngo mbega ngaje bahayasha nyine tu shaka kuyijana. we ajya bahemba ku giti cyabo. Mbese twavuga muri make ya yuko ariho wari ushatse kuba umukuru w'urugo. We nyine ngayijana ibiye ajya bakoresha. Yego, ibo rero barabyanga naho ngo banze ububwa. koko rero bafashe umwanzuro utari uw'inuza, buri mugabo wese ashobora gufata, buri umwe wese ashobora gushyigikira nkura mugabo umwanzuro yafashe. Ndavuga ndaranya ubutumwa, umwanzuro yafashe ni umwanzuro w'abagabo kandi nawe ari wowe wabasha kuwufata, kugira ngo ubire umubyeyi umwana avuga ati ngiye kukubera so ubu mwana, nawe sinzi nimba wabasha kugira ute kubikunda cyangwa ngo byemere. Sinzi niba warumvisha kira kintu neza ngo gura mujyango bawuhereyemo bakiri abana. Yego, bazamura cyane bayikoreraho uryumva. Babwiye Nsabi yuko ahantu azaba ari kujya imitsi zabari, nibo bamuzamuye cyane barazamuka. Nyamaze kuzamuka aravuga ngo ninjurenze ninjubagize, kuko ibintu bavuga kandi niyo yaba ndanye ubutumwa cyangwa we ubyitangira byaba ari byo. Ati gute byaba ari byo gute? Urumva size ngizi ndaranye ubutumwa we yarifashe afungwa cyane arayifonda ashaka abakinyi. ntago ari we babikoreye hamwe yafunguye cyane. Yes, baratangirana sibyo, barafondana. Urumva bigeze nyuma we amaje mbese umaje kugera ku rwego wumva wishimye, ku rwego ushobora gufunguraho cano bugacira monetize cyangwa ejo bugacira monetize ukaba ufite abasabu 5,000 cyangwa 10 cyangwa 100 ukaba ujujije mu cyumweru kimwe. Wumva yuko wahita usiga wa wundi mwatangiranye, wa wundi wakwita nka daddy wawe nkuko twatangiye tubivuga, ukumva yuko wahita umutera utwa tukava ati reka suri papa ukasa nk'umwihakanye cyane. Yego,
ngo biravugwa yuko rero Nsabi yagiye abakinyi bose akababwira ati ara ntimuzasubiye ninde wabareba bare akora none nuko wenda twanze ububwa wabirebye neza abonye ko ari micuho ca danje pe views zarabuze views byo ni ikintu gikomeye ni ikintu gikabije kandi koko ni ibintu bishobora kuba nibitungure abantu size ngizi twatuzi nk'umusaza hari abitabije iyo bija ukina ari umusaza kandi ari umusore nk'umukuru w'urugo twatuzi Nsabi yamaje kumenyekana twatuzimo bikokora yari umuntu ufatika Rusiya ndetse n'abandi bose kuba baravuye rero muri cano kandi barafatanyaga nkanjye warebaga video yabo yabagiteguye ariko size ngizi urebye ibyo bari gukora ku irebero si wavuga ati nta musaza urimo nta naki urabona ko ari ibintu bari gukina bishakisha umuryango gwarasenyutse urumva okay ubwo rero kuba views zaba zabura numva ko atari ikibazo candaranye ubutumwa cyangwa ikibazo kirebero ni ikibazo ahubwo cy'abakinyi babashije kugira ute kuyivamo bakagenda yego biravuga yuko rero Nsabi nako buriya we ukuri kubibona yarakwiye kuvamo agasiga abana bonyine mu rugo n'umubyeyi ko yamujanyera kuntu nje mbyumva numva ko icyo kintu kidashobora no gushoboka kuko nta kuntu wakwambura abana wakwambura papa wawe abana ngo namwambure n'umugore oya icyo ni ikintu kidashobora gushoboka nawe rero gushira mu ngero nkandaranya ubutumwa oya ntago ari ingero tekereze kuba hari yari iwanyu sibyo yego ugafata papa wawe ukamujyana ugafata n'abandi bana bakeye ukabajana agasigara umukobwa na musaza we sinzi rero uri kumva icyo kintu icyo ni ikintu gikomeye cyane ni ikibazo kabisa ni ikibazo uramuhungu weho umufata uti uramuhungu wakuze akava mu rugo akavuga nyine wowe ubyumva gute umufata gute uko biri kose rero twakoze twumva yuko ngo nta rutugu ngo rukura ngo rusumba izosi sibyo Nsabi ashobora kuba yarihenuye ku irebero TV ejo akaba ari we urukora ishaka birashoboka ariko amahirwe makeya ni ku mahirwe make uramunga afataga imyanzuro zikakaye yego ariko isaha ku isaha ushobora kujya kubona ukabona ibintu birahindutse ahubwo ikintu kirimo nakumva yuko wenda yakoze ibintu akarengera cyangwa ugasanga aragize yuko wenda yagenda we ariko abandi bana akagira ute akabarekeramo cyangwa wenda akabemerera bakajya barajayo yego bakajya bajyayo bakajya mu gandi macano nta kindi kibazo kivutsemo bakagenda bameranye neza ntawe uvuga undi ntaki akagenda akareka abandi bana bakibera aho ngaho gusa wenda nuko tugenda tubivuga gutya we akabyumva bigacaho tukabivuga akabyumva bigacaho banamuhamagaye mushaka ku telefone ati none ibintu wakoze bimeze bite aho ati ngiye nakoze igikwiye kandi ikintu nakoze ntabwo nzicuza ariko byumva ubujya asubiza mu ijambo rimwe yewe nkunda kunamunga afata umwanzuro gumwe akavuga ijambo rimwe ese ababwira ati umwanzuro nafashe nawe ufashe kandi ntabwo nzicuza yego nta kwicuza nta gusubira inyuma nta no gusubira inyuma intego afite ni ugusenyura irebero TV mbese ntabwo yasenyuye niba abantu bananiwe kumvikana wenda nuko tutemeraga pe ngo tuvuge duti umuntu araturenze reka twemera tuyobore nisi wowe hari wowe nta wakemera ko akuyobora umuntu kurenzera reka no nuko azabone ubu se nanjye kanze nguhe urugero papa wawe aramutse akenye bikaba ngombwa ko wewe ufite ifaranga byaba ngombwa yuko ubwira siko ngo reka ntege ku rugo ubu umutegeko wowe ugategeka nyine siko akaba umutegekwa akaba umwana ukaba siko
we ari kuzana amafaranga ari uri guhaha nese ari uri guhaha ibintu byose ari uri kubikora byose ubikesha we no wamwuba ukicara akagutegeka papa wawe wamwubaha ariko we hose si akubaha nk'umwana ako si akubaha nk'umuntu mukuru kuri we akubaye nk'umwana anemere yuko umuyoboye ko niwo mutunzi icyo kintu ntabwo gishoboka ubwo rero njyewe nari kwemera pe nkayoboga kuko wabonye abemeye baragiye bamusanze kugenda baragiye kuko nabijobije we yarivugiye ngo yakwemera akamukarabya n'ibirenge yakora icyo ashaka n'uturenge akatwoza icyo se ikinyarwanda n'ibirenge icyo se ikinyarwanda ni ikinyarwanda nizere ko wacumvishe neza iwe none se umugabo ni umugabo iwe ariko n'undi ni umugabo we shahava ikintu kiri kuva mu mafaranga nje wananegeka bro ariko ukama amafaranga pesa fa kuba uri kuntegekera hano iwacu ndisanzura aba bari ababigize ibya nyabyo mani yego ababigize ibya nyabyo nje nakemera ukanyobora pe ukama amafaranga icya mbere ni amafaranga ariko yego nta mafaranga nta buzima ariko kandi hari amafaranga nta mahoro n'ubundi nta buzima icyo kintu kukinyumvisha byagorana yego nta mafaranga ufite ubuzima burabura yego kandi iyo ufite amafaranga ukabura amahoro ubuzima nabwo burabura n'ubundi ubuzima burabura yego duke turi mu mahoro duke turi mu mahoro cyo ndacumvisha yego tubabwira ngo nk'uko twatangiye tubabwira inkuru yariyo ngiyo tujara tukomeza tubaha ibiganiro tubakorera ibintu by'ubwenge tukwibutsa ngo urangije kino kiganiro ukaba ucyumvishe kana subscribe like share na comment tugendane buri munsi mu biganiro dukora buri munsi ndetse no mu bindi byose tukwibutsa ngo Jakubanyuma TV dufite video yujuje 200 mu minsi 3 naho ukore subscribe like share na comment ndakunda kuneca ore kumumati tubazaho mati njegwa wena utefu mumate ni mati chuza zirabanda kuneca muranzere muranuba bakaroca noneho rero simbukira kuri YouTube channel itwa Abanyuma TV dufite video yagize 500 mu minsi 3 nitwe abantu ba mbere barenze Nyuma Kajongozi twe abantu barenze muri Musanze wababwira nuko nguko bimeze muri Musanze tureka idirebero tureka ibya dogiteri tureka iby'abande ubu ngubu twaje turuguturika nk'ibisasu turuguturika nka bombe turuguturika n'umuyaga twanyaguza kandi urabizi neza se wakimwiterimo ariko ntukeke ngo ni ikindi ni igikoma nakubwiraga se wakinywa nta sukari irimo twabazaniye video z'umuriro video ziguruka video ziri kwakana umuriro zigucaho kuri Abanyuma TV wahageze ibyishimo nta handi wabikorana aho ngaho turi Abanyamusanze muratuza Abanyamusanze tuba dufite impano nyinshi kandi zitandukanye mwirizuba mwisama dushatse kugira ngo tubagire ute muje mugenda mukoma amashi muvuga ngo ati caze bari abahungu barakora yego hanyarukire rero wicikwa ibindi bakubwira abo baba bakubesha uzabaza bahageze nibo bazaguha amakuru y'ibintu dukora kandi nawe uhageze waje utanga amakuru ubundi ugasanga ibintu bibaye mu nanjye uzahasanga uzagitanga sawa ciao wari kumwe na nyuma na Kajongozi ciao naho utaha